Ni gute ubwoko bw'Abayuda, ubwoko bw'Imana bwageze muri Amerika, abo twita abirabura bari muri Amerika, ubwoko bw'Abaheburayo ba Isiraheli bageze muri Amerika gute? Ese ibintu turabyumva cyangwa se mukurota? Ibintu iyo mbitekereje iteka ndamurira amaso Imana, ubundi nkareba mu ijambo ry'Imana nkumva icyo rivuga, narangiza nkareba hirya no hino nkareba ibiba, ubundi ibyishimo bikansaga, kuko ibi bintu buri muntu wese agomba kubimenya. Buri wese akwiye kubimenya ko bitera ibyishimo n'umunezero kumenya ukuri uko ibintu byagenze, ahubwo bitera n'amarira y'ibyishimo iyo ubyumvise. Bigatera ukuntu byagenze rero, kugira ngo bariya birabura twita abirabura muri Amerika, ahubwo ari ubwoko bw'Imana uko bwagiyeyo bajyanye mu bucakara byagenze gute. Kugira ngo ibintu byumve, ugomba gusubiza amaso inyuma imyaka byibuze 1000 mbere y'ivuka rya Kristo. Tugendeye mu kuri ni imyaka 950, imyaka 950 mbere y'ivuka rya Kristo, nibwo igihugu cya Isiraheli cyacitsemo ibice bibiri. Isiraheli yamye ari imwe iza gucikamo ibice bibiri, kuko yari igizwe n'ubwoko bw'Imana 12 aribo Ruben, Simeon, Abalewi, Yuda, Isaka, Zebulun, Gad, Asher. Hakaza Dan, Zebulun, Yosefu na Benyamini, kuko bari 12. Noneho nyuma baje kwigabanyamo kabiri, igihugu cyari kigizwe n'ibice bibiri, igice cya ruguru n'igice cy'epfo. Icya ruguru ari Isiraheli, hepfo ari Abayuda. Byagenze gute rero? Umuhanuzi Ahiya yahanuriye Yerobowamu ko ari we uzaba ubwami 10 bwa Isiraheli, abimuraga yari umugaragu w'umwami Salomo. Byagenze rero twumva ko Ahiya yaje kubwira Yerobowamu. Tubisanga mu gitabo Abami ba mbere 11:31. Igasoma uko byagenze. Umuhanuzi Ahiya abwira Yerobowamu uko ubwami bwa Salomo buzagabanywa, ahubwo we nk'umugaragu akazafata imiryango 10. Ahiya abwira Yerobowamu ati, fata ibitambaro 10, kuko ariko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze. Irategetse, dore nzatanyaguza ubwami mbukuye mu maboko ya Salomo, nguhe imiryango 10. Ariko we Salomo azasigara mu muryango umwe, kuko nyiri umugaragu wanjye Dawidi ni Yerusalemu, umurwa nitoranirije mu miryango yose ya Isiraheli. Imana rero yabitegetse inyura mu muhanuzi Ahiya, abwira Yerobowamu ko azategeka ubwoko 10 bwo mu majyaruguru, noneho Salomo akazategeka hepfo, ariko byose bikazasoza ari uko Salomo, umwami Salomo atanze, noneho akazategekwa n'umuhungu we. Uko byagenze, Salomo rero amaze kumva ubu buhanuzi, nta kindi yakoze, yahise atekereza gushaka kwica Yerobowamu. Yerobowamu amuhungira he? Mu Misiri, ariyo Egiputa. Aza kuvayo ari uko umwami Salomo yatanze. Reka turebe rero niki cyatumye Isiraheli icikamo ibice bibiri. Ikintu cy'ingenzi cyatumye Isiraheli icikamo ibice bibiri nuko bagiye mu kwambaza ibigirwamana n'izindi mana z'amahanga, cyane cyane nk'imana za Mowabu n'Abamoni, aribo bari abaturage babo. Abamowabu bari batuye mu majyepfo, Abamoni batuye hafi aha. Nuko Isiraheli nayo irabigana, ijya gusenga ibyo bigirwamana, ari byo byarakaje Imana, ibahanisha kujya mu bucakara. Reka turebe rero. Ababanje mu bucakara ni amoko 10 yo mu majyaruguru, ariho hari Isiraheli. Amajyepfo aribo Bayuda basigarayo, aho hari mu mwaka wa 720 mbere y'ivuka rya Kristo.
Ashuri irabatera ibatwara bunyago. Noneho icyo Ashuri yakozeyo, bamaze kubajyana bunyago, Ashuri yazanye abandi bantu b'abanyamahanga nabo muri Ashuri ibazana muri Israeli. Ariyo tubona uyu munsi bari Abapalestina n'abandi bose bari bita ngo n'Abayahudi bageze hariya muri Israeli nuko byari bigenda. Uko ubwoko bw'Imana bwavanwaga muri Israeli bukajya hanze nk'impunzi cyangwa bujyanye mu minyago nk'abacakara, andi mahanga yazanaga mu baturage baho akabashyira muri Israeli. Ikindi cyatumye Israeli icikamo kabiri n'ikirere. Ikintu cy'ingenzi cyatumye Israeli icikamo kabiri ni ugusenga ibigirwamana. Ikindi, umwami Salomo amaze gutanga, Yerobowamu yaragarutse ayobora igice cya ruguru y'amoko icumi nk'uko byanditse hano neza muri Bibiliya. Birasoza afata y'amoko 10 yo mu majyaruguru aba ari uyayobora. Amaze kubona ubwami rero yararebye aravuga ati ni twebwe dufite igice kinini cya Israeli cy'amajyaruguru, dufite ubwoko 10. Abayuda ari bayobowe n'umuhungu wa Salomo, Robowamu umuhungu wa Salomo niwe wahise ufite ubutware bw'Abayuda. Noneho Yerobowamu aravuga ati ntabwo byumvikana ukuntu twajya twahana mu majyaruguru tugakomeza kujya gusengera i Yerusalemu. Ntibishoboka. Icyo dufite igice kinini, bari bafite agace gato, ahubwo abo bazajya baza bazamuke badusange Samariya aho kugira ngo tujye i Yerusalemu. Ubwo byakurura impaka, bikurura impaka. None ikindi cyabiteye cyakongeje umuriro nuko uyu muhungu wa Salomo, Robowamu, amaze kubona ubwami, yasanze ise Salomo yari afite umusoro uhambaye abaturage binubiraga. Noneho wa muhungu wa Salomo we aho kugira ngo awugabanye umusoro awukubaho kabiri, bitera no kwigaragambya. Noneho bose batavuga bati nitwe bwoko 10 turagenda dukurikire Yerobowamu aho kuguma umuhungu wa Salomo. Nuko bacishemo ibice bibiri, barivumbura bagenda mu majyaruguru bakora ibyangwa n'Imana, aribyo byateye Imana umujinya. None ibateza abanyeshuri Ashuri ibatwara mu bunyago mu myaka iza 120 mbere y'ivuka rya Kristo. Nuko bivuze Abasiriya aribo banyeshuri bakazajya bafata abaturage babo bakabajyana muri Israeli, bagafata abaturage babo bakabajyana muri Israeli. Noneho rero igice cy'epfo cyasigaye byibuze bo bakurikizaga amategeko y'Imana, bari bagikurikiza amategeko y'Imana buhoro. Ariko nyuma y'imyaka 135 igice cya ruguru kimaze kujya mu bucakara muri Ashuri, nibwo Yuda nayo yaje kugwa, igushijwe n'Ababuloni. Nuko tuzakomeza twireba uko byagenze inyuma y'imyaka 135. Urumva ko bo barihanganye bibuze baguma mu gihugu, ariko nyuma nabo igihe kiragera bagomera Imana, Imana abo ibateza no Ababuloni. Nuko tutireba byose byabaye, yaba ayo mazina twumva ngo Manase, Asa, Yerobowamu, umwami w'Inuri, Robowamu, ayo yose ni amazina ya Kinyafurika. Nkibaza nti ni gute dukumye tutabona ko ibi byose byabaye bikibera ku gihugu cya Afurika, ari amazina y'Abanyafurika. Noneho uko buno bwoko bwa Yuda bwaje kuva i Babuloni bukajya muri Amerika, akaba birabura muri Amerika uyu munsi, nibyo tuzakomeza tuganiraho ubutaha. Kandi nemera ko uku kuri ni dukomeza kwiga kwigihe cyarageze, uku kuri niko kuzatubohora, kuko nzashimishwa nuko abantu benshi bazamenya ukuri kuzabohora. Ngaho rero va mu bitotsi ushakisha ukuri, kuko ukuri kuri mu ijambo ry'Imana, ahubwo twagiye tubyigishwa mu buryo bunyuranye. Nk'urugero, twese twakuze twumva ko Israeli ari igihugu kimwe. Nta muntu n'umwe wigeze wumva ko Israeli yagiye gucikamo ibice bibiri, hari ubwami bwa ruguru n'ubwami bw'epfo. Twese twakuze twumva ko ari igihugu kimwe. Uku kuri rero impamvu tutigishwa n'iki? Nuko abantu babyigishije benshi bazabimenya babyumve, none bashakishe bavuga ati Israeli burya yagiyemo ibice bibiri. Hano niho abantu benshi bagomba guhera bashakisha ukuri, kuko byanze bikunze umuntu akuvumburiye ku kamanyu k'ukuri
nawe wishakira ukuri gusigaye. Shaka ukuri ubuhore, kuko ibi bihe turimo ukuri niko uzagutambutsa. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.